Nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire ndetse na YouTube channel yitwa Ibanga ry'Ukwemera, YouTube channel ya Padiri Théophile ndetse n'abakunzi ba Kiliziya muri rusange turabasuhuje. Turagarutse. Padiri yaramaze iminsi afite ubundi butumwa, abafite inshingano nyinshi cyane, ariko yongeye kutubonera umwanya kandi turi no kumwe n'undi mushyitsi. Uyu munsi dufite ingingo ikomeye cyane tugiye kuvugaho, ariko mbere yuko introduce reka banze twakire Padiri adusuhuze n'umushyitsi adusuhuze, ubundi mbabwire ingingo tugiye kuvugaho. Kaduhere kuri Padiri. Mu kubaramutsa ni mu isengesho dutangiza izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose. Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none. Utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi na nyakibi. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani, ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iki kimenyetso cy'umusaraba kiragira giti, kuki dukora ku gahanga? Nishushanyije n'uruhanga rwawe Nyagasani, rwa ruhanga rutagatifu Mutagatifu Veronika yahanaguye muribuka Yezu Kristo mu nzara y'umusaraba, maze Yezu Kristo akamwitura amusigira ifoto ye, ishusho ye muri cya gitambaro Veronika yarahanaguje. Niyo mpamvu tuvuga tuti twishushanyije n'uruhanga rwawe Nyagasani. Niyo mpamvu dukora hano ku mpanga tukarahira tuzaguhorana iteka mu mutima, hano mu gituza, mu mutima. Muziko uruhanga, umutwe ni ikimenyetso cy'ubwenge, umutima ikimenyetso cy'urukundo, icyicaro cy'urukundo. Tuzirikana ko batwitangiye ku musaraba wawe mutagatifu hano ku ntugu, aho tuvuga Roho Mutagatifu, tuba twibuka ko Kristo yarambuye amaboko ye ku musaraba mu ibabara rye kugira ngo atsinde urupfu kandi atangarize ko izuka. Bityo rero buri ikimenyetso cy'umusaraba ni indahiro ikomeye yuko ubwenge bwacu bugomba kurangamira Imana, umutima wacu ugakunda Imana, n'amaboko yacu tukayaramburira Imana. Tukomeze rero, ndabaramukije mwese abadukurikiye kuri iyi televiziyo Icyaha Gihire TV ndetse no kuri channel ya YouTube Ibanga ry'Ukwemera. Ndamukije n'umushyitsi mutumirwa, nawe buri aratwibwira. Murakoze Padiri, murakoze no kudusobanurira ikimenyetso cy'umusaraba aho cyaturutse. Abantu benshi bapfa kugikora nyine uko bakize ariko batazi naho cyaturutse. Murakoze cyane, reka twakire n'umutumirwa. Murakoze. Nongeye gusuhuza abakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire TV na n'Ibanga ry'Ukwemera. Nitwa Ernest Uwimana, abanzi cyane bongeraho na Desayi, aba ndi umuvandimwe wa hafi wa Emi, bariganye muri Petit Seminaire. Abankunda cyane ibiganiro bica kuri YouTube channel ze na YouTube Ibanga ry'Ukwemera ya Padiri Théophile, nk'uko duhorana. Wow, Murakoze cyane Padiri. Uyu munsi rero hahiye. Uyu munsi agiye gukongoka, niko bavuga mu ntuza y'ubu ngubu. Padiri, urabona nyine tumaze iminsi turi mu rugendo rwo kudefanda umubyeyi wacu Kiliziya, ndetse mu isengesho ryo kwemera hari uko tuvuga ngo ntabwo ibasha kuyoba no kutuyobya. Rero nyine hari abantu nk'uko babitubwiye kuva mu mateka yayo kuva kera kugera n'ubu, hari abantu bagenda bayataka nyine ku buryo butandukanye. Niyo mpamvu njye nawe twahuye kubera kuyidefanda nyine umubyeyi wacu, kubera abantu bari bamaze iminsi bayataka. Hari bimwe mu byayo bagiye bataka, harimo batisimu y'impinja, harimo, ndagira ngo mbyibutse kugira abantu bajye bamenya naho tugeze. Batisimu y'impinja twarayisobanuye, dusobanura roho zo mu purigatori, dusobanura Bikira Mariya, tumuvugaho, tuvuga no kuri Kiliziya, ndetse tuvuga no ku batagatifu ho gatoya atari cyane. Nibyo tumaze kuvugaho. Rero
abantu barabishimye barabikunze kuko abenshi bari bafite ubujiji nyine ku buryo kuri dogere zigiye zitandukanye. Twese turinjije ariko kuri dogere zitandukanye. Rero ku munsi hashize nk'iminsi ibiri rero hadutse impamvu ngo nguhamagaye nkagusaba ko dukora iki kiganiro ndetse nkaniyambaza Desayi kugira ngo amfashe nyine kuvugira abo bandi bafite ibyo bibazo abanyantege nke. nanjye ndiwe namwe niyo mpamvu namwe munyunganira uwabatijwe wese burya ni intumwa. tugiye Intumwa Yezu kubaho Kristo. igitero uno munsi nyine turi babiri, niyo mpamvu mvuze ngo hahiye, ariko ntabwo ari twe twatumye hashyira kubera ikibazo tugiye kukubaza. Nyine Bibiane akenshi bya bindi wa wundi witwa Bibiane biriya bibazo nari bimaze gukomozaho, we n'abandi banyantege nke bagenzi be nyine ni kuri ababyumvaga, ariko ngo byarabafashije, nawe yambwiye ko byamufashije, ariko ngo asigaranye ikibazo kimwe gikomeye cyane. Ikibazo kuki papa bamwita ngo nyir'ubutungane. Yarakimbajije, hari ikiganiro duherutse gukorana, kuki papa bamwita nyir'ubutungane cyangwa nyir'ubutagatifu, ngo kubera icyo abapadiri ngo babita ngo ba père, ngo nyine ngo abasenyeri ngo ba nyir'icyubahiro, ngo ibyo bintu ngo yajya amana verset biblique. Ariko nanjye nakoze ubushakashatsi ngiye kukubwira bimwe mu byo nabonyemo muri Bibiliya, ubundi tukugabeho igitero. Hari abantu bavuga muri Bibiliya, mwebwe rero ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa ari we Kristo. Ibyo biri muri Matayo 23:8-10. Urumva ko nanjye nakoze ubushakashatsi. Ikindi, ese birakwiye ko hari uwo twakwita papa, mama, nyir'ubutungane, padiri, pasiteri, umushumba, nyakubahwa, nyir'icyubahiro? Urumva ibyo byose bishingiye kuri biriya nyine nabonye muri Bibiliya. Ese mwebwe nkawe bakwita père, musenyeri tukamwita papa ngo ni nyir'ubutungane. We yarambwiraga ngo nyir'ubutungane ngo ubwo biba bivuze ko ari ubwe, ahubwo ngo ashobora no kubugabira uwo ashatse. Niko yambwiye. Numva ameze nk'aho agiye kunkomvenga. Niyo mpamvu yiyambaje. Aho si ukubahindura ibigirwamana cyangwa kubakuza, kandi nabo ari abantu nkatwe, atari Imana. Ibi bibazo nyine ndimo kukubaza, nizere ko nyine nakwizeye umutwe wawe ntabwo urasaza, uri kubyumva ko Imana ariyo. Si n'umutwe gusa, burya ni umutima ukwemera. Ntabwo turavuga iby'ubwenge, turavuga ukwemera. Hari uwavuze ngo ubutungane buba mu mavi, gupfukama, naho ubwenge buba mu kwicara ugasoma. Rero turavuga ibyo twemera, ariko kandi ibyo twumvisha n'ubwenge bwacu. Nawe wakomeza. Ko Imana ariyo yonyine nyir'ubutagatifu, ni gute bamwe bita papa nyir'ubutungane? Muri Izayi 6:3 naho wabibona. Muri Izayi 6:3 mu Gifaransa ni Dieu est 3 fois saint, le Seigneur est 3 fois saint. Iyo ndirimbo ntimwayiririmbaga? Imana ni nyir'ubutagatifu ngo ubugira gatatu. Muzi ko gatatu bivuga ubusendere, ni ukuvuga isendere y'ubutungane, ubuntu n'ukuri, ikaba ituye mu rumuri rudahangarwa. Niyo nyir'ubutagatifu, 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 iteka ryose rizira intangiriro n'iherezo. None padi, nyuma ndumva ahubwo ubizi, urabizi ko mu isezerano rya kera Imana ihana Adamu na Eva nuko bashatse kwigereranya nayo. Ubu ngubu namwe ntimwaba mugiye kumera nk'uko Adamu na Eva byabaye. Ubu ngubu ntabwo ngiye gukoresha ikigereranyo gisanzwe. Ntabwo umubyeyi wawe yakurwanya ngo ushaka kuba nawe umubyeyi, ngo ushaka nawe kuba umugabo, ushaka kuba umuntu. Ahubwo ikibi ni ugushaka kuba umugabo, umugabo ushyitse, urwanya papa wawe, urwanya inzira nyazo zikugeza ku bupapa, ku bubyeyi nyabwo. Niho shitani yatakiye muntu. Shitani yeretse muntu ngo muzaba Imana, ariko dore munyure muri ziriya nzira nibwo muzaba Imana. Ntabwo twaremewe kuba ikindi kitari Imana, twaremewe kuba Imana, kuba abana b'Imana. Uwabyawe na muntu yitwa umuntu,
ibintu bihuje kamere bihuje izina, si byose? Niba ari umwana w'ihene yitwa ihene, umwana w'intama yitwa intama, umwana w'umuntu yitwa umuntu, umwana w'Imana ku kabatisimu nawe yitwa Imana kuko afite kamere Mana muri we. Bityo rero twaremewe kuba abana b'Imana, icyo ntigikuka. Ikibazo ni ugushaka kuba abana b'Imana wateye Imana umugongo, urwanya Imana, urwanya n'inzira zayo. aho ngaho ndatsinzwe. Dukomeze. Ubwo ibibazo ngiye kubaza byo ni ibyo ngibyo, ahubwo ako nari ntambitsemo mpise ntsindwa hakiri kare rugikubita. Ahubwo reka manze mpe umwanya na Desayi nawe agiri niba hari icyo yifuza kukubaza. Ngewe ni ibi ngibi nashaka kukubaza, yenda hari n'ibindi biraza kuza nyuma, ariko reka muhe umwanya. Ndumva n'ubundi birenda kujyana n'ibyo padiri ari buze kudusobanurira. Icyo nagira ngo yongere kutubwira neza, iyo bavuze ubutagatifu n'ubutungane niba ari kimwe. Ubutagatifu n'ubutungane ni kimwe, ariko ngiye gusobanura mu Giheburayi hari icyo bita kadoshi. Reka nere kuzana izo ndimi z'amahanga. Kadoshi ni ukuvuga igitunganye. Ubutagatifu twumve ko ari urugendo, ariko twavuga nyir'ubutagatifu ni Imana isendereye, ubutungane, ubuntu n'ukuri. Twebwe iyo tubuze ubutungane, guharanira ubutungane tubyumva nk'inzira buhoro buhoro ituma tugenda twubaka bwa butagatifu tukazabugera. Mwibuke ko Pawulo Mutagatifu yavuze ngo ubu tumeze nk'abarebera mu ndorerwamo, ngo ariko uko tuzamera ntibirigaragaza. Ni ukuvuga ngo turacyari mu rugendo, twifitemo ubutungane, turagenda twubwubaka buhoro buhoro, twifitemo ubutagatifu. Ubutungane n'ubutagatifu mushyiramo bihwanye. Twifitemo ubutagatifu, twifitemo ubutungane, nubwo tutari twabugeraho ngo 100%, twe ntabwo twitwa nyir'ubutagatifu ngo tube turasendereye. Ndagera kuri cya kibazo abajije, papa kumwita nyir'ubutungane si ukuvuga ko ari we nyir'ubutagatifu akaba n'isoko y'ubutungane. Hari nyiri, iryo jambo rivuga ngo ubutumwa afite buratunganye, ariko nabaharanira ubutungane. Ngiye kubabwira utuntu dukeya twaheraho, kandi murumva ukuntu biryoshye. Ahubwo murasanga ririya somo ryo kwa Matayo ndaza kurigeraho, ntabwo bavugaga abasaseredoti gusa. Ari ibyo ntawe wakwita mama, papa, ngo ugire uwo wita umukateshiste. Umukateshiste bivuga umuntu wigisha iby'ukuri kandi aranguruye. Nta n'uwo wakwita mwarimu kanaka, profeseri kanaka. Muzi mwarimu, maître, mwigisha. Mwarimu bivuga umuntu wigisha, tugiye mu buremere bwa buri jambo. Mwarimu bivuga umuntu wigisha ibye atasomye ahandi, atakuye ahandi, atize ahandi, ahubwo bimukomokaho. Mu yandi magambo bimukomokaho. Mu yandi magambo Yezu Kristo niwe mwigisha w'ukuri, kuko ngo ntabwo yigisha nk'abafarizayi n'abigisha amategeko. We aravuga bikaba bikarema. Ni ukuvuga ngo ntabwo abanza gusoma ibitabo ahandi ngo aze asite. Njyewe ndaza nifashishe iyi Bibiliya ntagatifu, ngenda mvuga ni dore hano havuga gutya. Ntabwo ndaza mvuga ngo ngewe Yezu mvuga gutya. Aho rero niho Yezu Kristo yitwa koko mwigisha kandi bikaba. Mu gihe cya Sokrate mbere muri Ancien Testament, Isezerano rya Kera, murazi hari icyo bitaga méthode péripatéticienne. Umwarimu yajyaga imbere akigisha, akagenda avuga, abanyeshuri bakagenda bamukurikiye inyuma. Buri bundi nicyo bita kwigisha, icyo bita matetes mu Giheburayi, mu Kigereki matetes. Ni ukuvuga umwigishwa yajyaga inyuma ya mwarimu. Mwarimu akagenda avuga, bariya ba Sokrate, ba Aristote niko bigishaga. Bakagenda bavuga, ukajya nk'abasazi ku musozi, ndetse ntahindukire inyuma ye hari ikirongo cy'abanyeshuri benshi bagenda bandikaga ku mpu, ku bipapuro, ku mfunzo, ku bishishwa by'ibiti, bakagenda bandika. Umunyeshuri wabaga ageze ku kigero cyo kuba ndumva ibyo mwarimu yigisha, none ntangiye kumvumva,
niwe wagendaga akaringanira na mwarimu bakagenda bagendana. Ubwo mwarimu agahita amubaza, byamunanira agasubira inyuma mu murongo w'abigishwa bagenda bakurikiye. Niyo mpamvu Yezu Kristo iyo ashaka intama zazimiye, mwibuke wagenda imbere. Ntabwo Yezu Kristo ashorera intama ngo intama zijya imbere. Ntabwo ari Yezu Kristo ushyira ikirenge mu cyacu, oya. Ako kantu mukumva karakomeye. Mwibuke muri Yohana umutwe wa 10, intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye, ntizikurikira uw'ahandi, ziramenya. Ni ukuvuga ngo no muri Luka umutwe wa 15, Yezu Kristo wigereranya na wundi ushaka intama yazimiye, agenda imbere. Iyo afite yatakaye akayikuta ku rutugu, izindi zigakurikira. Ahubwo niyo mpamvu duceremba, twamukwepa tutari imbere, tugatana tukanyura iyindi nzira, tukamwiba umugono tukigendera. Ariko waba ari imbere, uvuga ati nimunkurikire, muheke umusaraba wanyu munkurikire, munkurikire. Icyo ni ikintu gikomeye. Donc abigishwa bakurikira Yezu Kristo, bagashyira ikirenge cyabo mu cya Nyagasani. Bityo rero kwitwa umwigishwa bivuze ko hari uwo wigiraho, ari we Yezu Kristo, wamwigiraho nawe ukaba wakwigisha mu izina rye, ukitwa mwigisha. Natwe turabigisha. Niyo mpamvu tuvuga ngo pasiteri. Ari ibyo Yohana umutwe wa 10 se Yezu se wavuga kenshi na kenshi ngo ni umushumba mwiza. Umushumba mu Gifaransa ni pasteur. Ni gute umuntu yakwita pasiteri noneho? Tube turetse kuvuga nyir'ubutungane. Pasiteri Yezu Kristo ari definisa, ninjye mushumba mwiza. Intama zanjye ndazizi, nazo zikamenya. Ndetse akavuga ati njyewe nk'umushumba mwiza ntanga ubuzima bwanjye. Tukabona abapasiteri batari bapfira abantu, ariko tukabita abapasiteri. Nibo ni abapasiteri kubera ko bashaka kugera ikirenge cyabo mu cya pasiteri w'ikirenga. Mu yandi magambo, twebwe twaba udupasiteri duto, ariko mu mupasiteri mukuru w'ikirenga. Ayo mazina rero afite agaciro. Papa ni nyir'ubutungane, atari uko yifitemo urumuri we ku giti cye. Mwibuke ko nigeze kuvuga nsobanura kiliziya, ngo kiliziya ubwayo ntiyifitemo urumuri. Ni nk'uko ukwezi ubwako kutamurika, ahubwo ukwezi gukomora urumuri ku zuba, noneho kukabona kumurika. Ku buryo izuba rizimye n'ukwezi kwazimye. Byose nabisobanurira. Urakazi muri siyansi. Warabimbwiye kariseri bya. Ako nigeze kukavuga. Bityo rero Papa ni nyir'ubutungane, atari uko yavukanye ubwo butungane, si uko yavukanye amasaka, imbuto n'ibiki byose, amavuko meza, uruhu rwiza, si byo bimugira ubutungane. Ahubwo ni uko amabanga ashinzwe n'ubutumwa ashinzwe n'ubutware afite ari ubwa nyir'ubutungane w'ikirenga, nyir'ubutagatifu. Tuvuga ngo nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, kumwe mwambwiraga muri Izayi umutwe wa 6:3. Nawe kandi akaba, ndaza kubasomera aho biri, akaba azi ko uwo mukiro, iyo trésor, ayitwaye mu keso kameneka ubusa. Turabisoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyakorinto, mu kanya turaza kwasoma. Ntabwo rero wareba icupa rimeneka ubusa, ryajanjuka ako kanya ngo bitume upinga ibirimo muri rya cupa bifite agaciro. Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari byo ndimo guhimba. Ngo uyu mukiro iyi trésor, ubu bukungu bw'ikirenga, tubutwaye mu tweso tumeneka ubusa. Wenda uvuga uti karananutse, wenda uvuga uti gafite umusatsi mubi, aho nta kibazo. Wenda uvuga uti gatambitse ibirenge, wenda uvuga uti aradedemanga, wenda uvuga uti avuza. Iratora ntitoragura. Icyo kintu kirakomeye. Imana iratora ntitoragura. Ubaha uwo mwepiskopi, ubaha uwo mupasiteri, ubahe n'uwo mumama. None se ubu mama we wasezeranye ugashaka n'umugabo kanaka, mukabyarana, mugahana isezerano imbere y'ikoraniro ntagatifu, imbere ya kiliziya, ndaza gupinga ngo dore ko akogore kameze, dore ko kateye, nta kigenda. Ninjye waguhaye ubwo bumama. Ushobora kuvuga ngo ntufite imbaraga zo guterura imizigo. Ushobora kuvuga ngo ntufite perimi yo gutwara imodoka. Ushobora kuvuga ngo ntiwanditse ibitabo. Ariko umuhamagaro wawe, ubumama bwawe, ubupapa bwawe, singomba kubutunga agatoki, kuko sinjye wabuguhaye, sinshobora no kubukwambura. Twakomeza. Burya hari igihe dukora ibyaha tukagira ngo ubwo twigishije, ugasanga
hari n'ikindi kintu rero buriya ducumuramo, iki kiganiro ndimo kugitanga wenda ntabwo mbabaye, ariko hari ibintu ducumuramo ugasanga nk'umuntu akavuga ngo ubwo ibyo ntazi cyangwa ibyo ntasobanukiwe ubwo ntibibaho. Bugufi, ibyo ntazi, ibyo ntasobanukiwe ntibibaho. Hari nk'umuntu wigeze kumbwira mbonanye ati harya ayo madege urayagenderamo ngo amatoni n'amatoni akagendera mu kirere, ntibakambeshye iyo migabane ngo hakurya y'inyanja ntibaho, ubwo ni umugabane umwe mugenda mu modoka mukatubeshya ngo ni amamodoka, ngo ni amadege mwagendeye. Niba se atarahageze atayigendeyemo najya kwirwa mburana nawe? Ntabwo najya kwirwa mburana nawe. Ngiye gusobanura akandi kantu keza gatangaje. Mwibuke ko mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere tugiye muri Bibiliya umurongo wa 25, Imana Uhoraho yitegereje ibyo yari amaze kurema asanga byose ngo ni byiza. Ni byiza. Biri muri Geneze intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 25. Abashaka bazahasoma. Tuzirikane ko nubwo nta cyaremwe na kimwe gisumba Imana, kuko Imana ni nyir'ubutagatifu, ikaba n'isoko y'ubutungane bwose. Ariko suri gato yaho ngaho hari ikibazo abantu bakunda kumbaza, nanjye nibaza kuri icyo uvuze cy'uko Imana yaremye ibintu byose igasanga ni byiza, kandi ngo turemye mu ishusho yayo. Nyine abantu benshi tujya tukibaza, urabona bya bindi tuvuga ngo uriya ni mwiza, uriya mukobwa ni mwiza, undi wenda abandi bakavuga ati uriya afite amabinga ni urugero, uriya ntabwo ibirenge, uriya ameze nk'igisabo. Nyine abantu bari abasore bamwe bakajya muri bya bindi by'amarushanwa ngo by'abamisita bagatsinda, bavuga ati uriya musore yubatse neza, n'abakobwa bakajya mu mamisi, undi akaba atahakandagira. Nyine kandi ngo twese turemye mu ishusho y'Imana, kandi Imana ni nziza. Nyine nguciye mu ijambo gato, ariko ako kantu nuko mise nanjye mpora nkibaza. Hari n'abandi benshi bajya babyibaza. Yewe mwize filozofi kundusha, ndabizi ko mwayize bamwe, muzi ibintu les contingents, les accidents, mbese ibintu by'inyuma bisanzwe bihinduka, uwo mubiri kunanuka, kubyibuha, kugira imvi, kumera umusatsi, kugira uruhara, ibyo ni iby'inyuma, ntabwo ari byo twaremwe mu ishuri. Ibyo se nibyo Mana. Muntu w'imbere, donc icyerekana ko twaremwe mu ishusho y'Imana nigeze kubisobanura kuri iyi cano, kandi nuko dufite twese twaremanywe urukundo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, dushobora gukunda natwe kandi tugakundwa. Icyo ni icya kabiri. Mvuze utuntu dutatu. Twaremanywe urukundo. Imana ni urukundo. Biri mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Yohani umutwe wa 4. Icya kabiri, nubwo twaremanywe urukundo, Imana ikaba ari urukundo, natwe yadushyizemo ako gashashi cyangwa se izo ngemwe z'urukundo. Ni ukuvuga ngo dushobora gukunda natwe, atari ugukunda abantu gusa, ahubwo dushobora gukunda Imana kandi tugakunda abantu, tugakundana natwe tukikunda. Ngo urajye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntiwakwiyahura, ntiwakwikeba, ntiwakwiyahuza ibibi, kereka buryo habaye ibikomere n'ibindi, cyaba ikindi kiganiro. Ikindi kandi twaremewe gukundwa, kwemera ko abandi bankunda. Icya kane, uwaremwe mu ishusho y'Imana arangwa no kuba yasaba imbabazi kandi agatanga imbabazi, gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Icya gatanu cyerekana ko twaremwe mu ishusho y'Imana ni uko nshobora kwishyira mu mwanya w'undi, mu ruhu rw'undi, ntanazi, nkumva uko ababara, nanjye ngatwara ububabare bwe mu mutima, icyo bita compassion. Ariko kandi nkagira n'icyo nkora kugira ngo ngabanye ububabare bwe cyangwa se mbukureho niba nkushoboye. Icya nyuma, cya gatandatu cyerekana ko twaremwe mu ishusho y'Imana ni uko muntu wese twaremanywe ubushobozi bwo kuba twasubiza amaso inyuma. Twavuye he? Turi hehe ubu ngubu? Turagana he? Ndumva mbisobanuye. Murumva ibyo mvuze, ntaho mvuze amataye, ntaho mvuze mwita housing ikinyuma. Nakomeza. Nasobanukiwe, kandi ndabizi ko hari abantu benshi batari babizi b'abanyantege nke bagenzi banjye, nabo barabyumvise. Nandi ndimo kuvuga rero, Imana yitegereje ibyo yaremye isanga ni byiza. Ngiye kugira kuri aka kantu, kandi ibi kandi turagenda tuvuga ni teolojiya ariko yo mu buzima bwa buri munsi. Ibyaremwe byose ni byiza. Ibyo biri mu ntangiriro. Umutwe wa mbere twahavuze. Ikindi ni ukuvuga ngo buri cyose cyaremwe cyifitemo
akantu k'acispe, akantu k'agashashi k'ubwiza bw'Imana, k'uburanga bw'Imana. Icyaremwe cyose umuranga, kiranga ubwiza bw'Imana. Muntu we ni agahebuzo, maze kubisobanura. Ariko mufate buri kantu kose karemwe, ufashe ubwiza bwako, uba uteranyije igiteranyo cy'ubwiza bw'ibyaremwe, ni mate n'imibare. Igiteranyo cy'ubwiza bw'ibyaremwe byose ntabwo igiteranyo kibyara Imana. aho se mbakiza mu mibare ihanitse, ni ukuvuga ngo nubwo turi l'éclat de la beauté de Dieu, de la gloire de Dieu, nubwo turi ikirango cy'ubwiza bw'Imana, ntabwo ufasha ibyaremwe byose, ibyabayeho, ibiriho n'ibizabaho, ugafata ubwiza bwabyo ukabuterateranya ukabushyira hamwe, ntabwo wavuga ngo bihwanye, noneho tugeze ku bwiza bw'Imana. Kuvuga ngo Imana ntabwo ari igiteranyo cy'ubwiza bw'ibyo yaremye. Imana ni nyir'ubutagatifu, ikaba n'isoko y'ubutungane bwose, mbese yagiye ituvunguriraho, mbese irarenze, irahebuje. Ntabwo ubwiza bwacu twese n'ibyaremwe biteranye bibyara Imana, ni amahirwe twagiriwe. Niyo mpamvu kubera aho ahashingiye rero gucungurwa kwa muntu, iyo tuvuze ngo narakijijwe, uwagombye kuvuga ati narakijijwe, maze imyaka 5 nkijijwe, ntabwo ari ukuvuga ngo maze imyaka 5 ndetse inzoga ndetse iki n'ibiki. Vuga uti uwakijijwe ni uwamenye ko hari ubwiza bw'Imana agendana muri we kandi akabusangiza abandi, ngo uwakijijwe. Padi, ubu muvugiye akantu bene data bahora bambwira ngo kizwa, nkabase gukizwa no kugira gute, ngo nukure kudupete. Urabona nkanjye manimwe ngo nyine ngo gukizwa, naninzi ko gukizwa nanjye ngo ninde kudupete ngo nzaba nakijijwe. None numvise bitandukanye no ko bo babifata. Mbere na mbere umukiro gukomora, iyo bavuze ngo turagukomere, dufunguye barriere, dufunguye nka kwa kundi twari muri lockdown, dufunguye harya ni igihe quarantaine, harya igihe gufunga kubera corona bagiye kubyita mu kinyarwanda. Ubu turafunguye, abantu bajya ku mugaragaro, batisimu yarafunguye, isakaramentu ryafunguye rigahita rikomora, dufungurira tukajya hanze, ni batisimu. Ariko iyo batisimu tuyikuzamo, ikura bitewe n'isengesho, kwitagatifuza, biturutse ariko gusingiza Imana, tuyisingiriza uko iri mu buhangange bwayo. Bimwe tujya tuvuga ngo ijuru n'isi waremye Nyagasani byuzuye ikuzo ryawe. Ni ukuvuga ngo iyaba njyewe nagaragazaga ikuzo ry'Imana, ubwiza bw'Imana muri njye, uwo ndi we ni ingaragaza ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ngeze kuri niko gukizwa. Ubundi gukizwa ni ukugaragaza ubwiza bw'Imana muri wowe, ariko bikajyana ni ukugira moderation, ugira gushyira mu gaciro mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo urya, mu byo wambara, mu kubaho. Ntabwo ari inzoga gusa, ibintu byose byo gukabya kwa busorutiza ibintu byose ni bibi. Kandi ujye unyuzamo ukanababara, ujye unyuzamo ukarakara, ujye unyuzamo wenda ukanasonza, kwijujuta, ukumva umubyeyi akwise Mana ishimwe. Mana ishimwe, eukaristeo mu kigerekezo cyo bivuga Mana ishimwe, ni ukuvuga ngo Ukaristiya, Yezu Kristu niwe wenyine Mana ishimwe, niwe wenyine shimo ry'Imana, niwe wenyine turo ry'Imana ryahesheje isi yose amahoro n'umukiro. Niwe wenyine mbivuze gutyo, ntazi ko hari uwitwa gutyo, mbabarire ndimo gutanga inyigisho mvuga amazina anje mo gutyo mu mutwe. Ugira gutyo uti rukundo, nta bantu se bitwa ba rukundo. None se ntiyagiramo akantu k'agashyari k'urwango? Turi abantu, ariko ntibivuga ko ari urukundo rwibumbye rwigira umuntu. Ugira gutyo uti uriya mwise wenda Nyiraneza, nta kantu k'inabi kajya kamubamo. Niyo mpamvu iyo ducukumbuye hari amazina ntego, hari amazina ntego kwa kundi ubwo turimo kugenda y'amazina ngo kuki uriya bamwita nyiricyubahiro, kuki bamwita gutya. Hari amazina ntego kandi ni meza, kubera ko Imana niba yaraturemanye ubwiza, twabisomye mu gitabo cy'Intangiriro, turi abantu bayo,
twifitemo agashashi kamvuga ngo akavungukira k'ubwiza bwayo. Ariko nubwo navuga ngo akavungukira k'ubwiza bwayo, ikivuye ku Mana ni kigari ni kinini. Ni ukuvuga ngo wanyita pere, wanyita father, wanyita nakwita umujene. Nshobora kukwita umujene. Umujene bivuga ufite itoto ku mutima. Nyamara nshobora kukwita umujene ufite imbaraga, ntabwo ari ufite itoto ku mubiri. Jene hoben bishatse kuvuga ngo ufite itoto ku mutima. Ushobora kuba nyamara uri umujene ufite imbaraga ku mubiri, nyamara warabaswe n'ingengabitekerezo mbi z'amoko z'amacakubiri. Umutima wawe waracafuye, ahubwo waratindahaye. Murumva nk'ayo mazina ari ibyo ntabwo wakwita ntabwo wakwita. Niyo mpamvu hari amazina ntego. Byose twahereye kuba Imana yaraturemanye ubwiza bwayo kandi ikatwitegereza igasanga turi beza. Bityo kwita umuntu ineza no kumuraga ineza n'ayo mazina meza ubwabyo ni uguhamya ko Imana ari urukundo, ni no kuraga ineza wa wundi, ni no kumwifuriza ineza. Ariko turacyari mu byoroshye. Hari amazina ntego, urugero nka Ntwari, nyamara wenda azaba ikigwari. Hari amazina murage, amazina murage, ukabwira umuntu mwise Gakire, nyamara wenda azatinda harabe mu gice cy'ingugu, ariko uramuraga ineza, uramuraga ubukire. Hari amazina butumwa, amazina mwumvere titre n'andi mazina asanzwe. Mvuze amazina ntego, mvuze amazina murage, mvuze amazina butumwa. Amazina butumwa ugira gutyo uti pasiteri, padiri. Padiri bivuga papa, narakubyaye se ku mubiri, ni ubutumwa mfite. Ese ko atari njye nabwihaye, nawe kutabumpaye, kutanabunyambura, uragira ngo mbigire nte kandi ko mwishimiye? Wenda reka kubinyita Yezu Kristo navuze ati nimutahanura nimutamamaza n'amabuye azahanura yamamaza. Hari amazina muhamagara, hayo navugaga padiri. Hari n'amazina ndangabihe. Hari amazina ndangabihe, urugero amazina aranga situation circonstance ndangabihe wabayemo. Ukaba wakwita wenda Mukazayire, ukaba wakwita umwana wawe Mukakorona, ukazibuka ngo habayeho korona icyo gihe. Hari amazina agenura umubano n'imibereho mu Kinyarwanda. Iyo ndimo kuvuga hari abantu babyanditseho. Hari amazina agenura umubano n'imibereho bya muntu. Wenda ukabanye nabi n'umuntu, y'amazina y'amagenurano singiye kugira mvuga hatagira undakarira. Hari amazina ya ndamubwiye, ndamwiyamye, ndamwiha. Ministre bivuga umugabuzi, umugaragu, umuhereza. Ni umuntu useriva abandi, ubereyeho abandi. Ko kwita ministre ni nko kuvuga mugaragu wacu, umuntu uduseriva, umuntu utubereyeho, umuntu utureberera. Ni izina ryiza ryo kwitangira abandi. Kukwita padiri, reka mutajya ndimo guhimba, reka mbisome muri Bibiliya. Birani ijambo ry'Imana. Mureke dusome mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 12, duhere ku murongo wa 1. Mwumve uburyo rwose amazina yahawe umugisha n'Imana. Uhoraho abwira Aburamu, ntabwo ari Aburahamu. Uhoraho abwira Aburamu ati wimuke uva mu gihugu cyawe, umuryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu uzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Benedicere, nzaguha umugisha. Nzakuvuga neza. Umugisha bivuga kuvuga umuntu neza, kumuraga ineza. Bendecir mu Cyesipanyol. Benedicere bivuga ngo vuga umuntu neza, umurage neza, umuture neza, umuvuge neza. Mbese ni gute papa ntamwita nyir'ubutungane? Muvuge neza. Njye kuvuga se mwita ibindi bintu bitahuye n'ubutumwa bwe. Reka nkomeze ngeze ku murongo wa 2. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire. Izina, titre. Izina ryawe nzarigira ikirangirire. Uzaba umunyamugisha. Mwumva aya magambo ukunda agenda agaruka. Izina, umugisha. Abazakuvuga neza, benedicere. Abazakuvuga neza, nzabaha umugisha. Ubu cya gisubizo ntitwagisubije hari cya kibazo.
ubwo ni umugisha uzaba ukomotse ku wundi, bazaguha none umugisha nawe abazakuvuga neza. So, Aburahamu agiye guhabwa izina rishya, Aburahamu yitwe Aburahamu, ahabwa umugisha, noneho uhoraho azahe n'umugisha abazavuga rya zina rya Aburahamu bakarivuga neza, bataritambitse, batarivuze bari myega, baripfobya. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha, uzagutuka nzamuvuma. Ntabwo ndimo kubihimba, abantu dukurikiye n'abazadukurikira. Uzagutuka nzamuvuma, imiryango yose y'isi izaguhererwamo umugisha. Noneho mwumve, ari uzavuga neza Aburahamu ari umwe, ari n'abazamuvuga benshi ari umuryango, bazahabwa umugisha. Harya ubwo hari akaririmbo nkunda ngo uw'Imana yavuze neza we wajya kumuvuma guturiye. Dukomeze. uyu yitwa Uwimana Ernest. Ngende Uwimana. Voilà, Uw'Imana. Murumva ni izina murage kandi izina muhamagara. Izina murage, urazwe Imana, uragijwe Imana kandi uhamagariwe kuba uwayo. Mbese uri propriété privée, uri umwihariko w'Imana, ntukigarurirwe n'ibindi bintu. Hari indirimbo mwajyaga muririmba mu seminari ndabizi, ugize umwihariko, murayibuka? Mugize umwihariko w'umutima wanjye. Tugiye noneho muri Matayo, wa murongo mwambwiye, umutwe wa 23 umurongo wa 8. Mwebwe ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kandi mufite umubyeyi umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Hano reka mbanze nsobanura ikintu gikurikira. Ese mugira ngo abantu barimo kwihanangirizwa ngo ntibakabita abigisha, ni abapadiri, ni abasenyeri, ni papa? Ntaho banditse ngo mwebwe ni basaseredoti, bepiskopi, papa, ntibakabita. Oya, barimo kuvuga bose, abantu bose muri rusange. Mwebwe ntimugatume babita mwigisha, kuko ntawaza ngo ankubite ingingo ngo hano baravuga papa. Baravuga bose, ntabwo bavuze ngo Petero wowe. Rero iyo bavuga Petero wowe nari kuvuga barimo kuvuga papa. Mwebwe ntimugatume babita mwigisha. Ariko si ijambo ry'Imana ko hari ahandi muri mwiyimuka Misiri, umutwe wa 20, bavuga mu mategeko y'Imana ngo urajye wubaha ababyeyi bawe. Munyumvire mukagira Imana, turabitwara gute? None se ko bavuga ngo urajye wubaha ababyeyi bawe, nzabubaha namwita papa, namwita mama? Ernest, munsubize mwe. Uzabimwita da? Nyine yoko njyewe ntegereje kugutega umutego contradiction. Urumva muri birana gusomeye ngiye gushakashatsi nakoze, nagufanye muri Bibiliya ngendeye kuri inspiration nagize ivuye wa mukristo wa muvanye. None nawe uri kumbwira ibindi nawe ukuye muri Bibiliya kandi birwanya na none se Bibiliya iravuguruzanya, Bibiliya irivuguruza. Nanjye nyine ibyo byancanze, kuko uri kumbwira ibintu nkumva nibyo ubikuye muri Bibiliya, kandi nanjye ibyo nakubwiye nabivanye muri Bibiliya. None se itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana rigira ngo gute? Itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana riragira ngo uragiye ubaha ababyeyi bawe. Wenda abandi bemerera ahandi bashobora kuriha indi nimero, bashobora kuvuga ngo si irya 4 twenda ni irya 5. Ngendemo kuvuga kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Mu mategeko y'Imana, amategeko 10 y'Imana, irya 4 riragira riti uragiye wubaha ababyeyi bawe. Abandi barifite ku yindi nimero, ntago byatuza kumvikana. Uragiye wubaha ababyeyi bawe, hano ngo ntihazagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kandi byose byavuzwe na Yezu. Reka rambabwira icyo bishatse kuvuga. Mwebwe ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa. Mwibuke ko umwigisha yabaga ajya imbere, abandi bakamukurikira. Icyo kintu nigeze kukivuga. Ni ukuvuga ntimuzigire ab'ikirenga. Umwigisha ntimuzigire ab'ikirenga, nikiri ijambo ry'Imana rishatse kuvuga. Ntirivuga ko tutakwita mwarimu wanyigishije, profeseri. Abagize mu ishuri bose bagize abarimu, ni bamwigisha, ni abigisha, ni abarezi.
ahubwo Yezu Kristo ni uko abantu basoma akantu kamwe batabanje gusoma habanje icyakurikiye hirya agafata akarongo kamwe, yaramaze kuvuga ngo ntimukikuze, ni muzamenye ko muri abagaraga abahereza b'abandi. Ibyo wigishije nibyo Mutagatifu Agusitini yakoze avuga ati, imbere yanyu ndi umwepiskopi, imbere yanyu bakristo ndi umwepiskopi, ariko ntimwibagirwe ko ndi kumwe namwe nanjye nk'umukristo. Ati amariba mbashoraho ngo nimunywereho nanjye ngomba kuyanyweraho kuko nanjye ndacyari ku rugamba rw'ubutagatifu. Ayo magambo murumva ukuntu akomeye. Ni ukuvuga ndi imbere yanyu nk'umuyobozi, ariko ntabwo ndi umuyobozi ugenga amahanga ko yishakiye n'inkoni y'icyuma, nanjye ndi umuyobozi uciye bugufi, kuko aho mbabwira kunywera nanjye niho nywera nitagatifuza. Imbere yanyu, devant vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Imbere yanyu ndi zitukwamo nkuru, muzasome muri Mariko umutwe wa 3 ngo Yezu atora abo yishakiye abashyiraho, avuga n'amazina yabo. Hari abashyira imbere ariko kugira ngo bagaruke mu bavandimwe babo babigishe, babatagatifuze, babayobora inzira y'ijuru, ariko nabo kwitagatifuza. Yezu ari mu Karisitiya yarabahaye bararya, ntabwo bavuze ngo twe twagezeyo, ariko arababwira ngo ibi mujye mubikora, mujye mubikora, mubigenze gutyo ntange bibuso rwanjye. Ni ukuvuga ngo barabikorera abandi ariko nabo babyibuganizemo. Ubupadi bivuze ko ndibuka ko mu nshingano zanyu nk'abasaseridoti harimo no gutagatifuza. Ni ukuvuga ko ni ngombwa iyo uri kudutagatifuza nawe uba witagatifuza. Ahubwo naba ngowe mbaye nk'itiyo inyurwamo n'amazi, y'amazi ntayinjiremo ngo ayigirire akamaro. Nanjye niba mbaye umuyoboro w'izo ngabire z'Imana, ndi umuyoboro muzima, ntabwo ndi umuyoboro w'umugese. Ni ukuvuga itiyo amazi anyuramo afite aho agiye, ariko nayo itiyo amazi ayigirira akamaro kuko arayisukura. Arayisukura. Nanjye ko abakristo twese duhamagarirwa ubutungane mu muhamagaro wacu. Buri muri Matayo 5:48 komeza. Buriya mbonye nk'umupadiri, simvuze umurayiki, umupadiri ukora neza inshingano, yaba ari nkano nkavuga nyiri ubutungane Padiri Theophile, hari ikosa naba nkoze? Wenda hari titre zijyanye no gukategoriza, gushyira mu byiciro abantu. Ntabwo nabyakira neza, nakumva wenda ari nka sophisme yo bita farizayisme, navuga nurankabirije kuterwa n'ubutumwa umuntu afite. Ariko mbwiye tushinzwe umurimo mutagatifu, nibyo ntabwo ubukabije ubuvuze ibyo nshinzwe. Ubwo none wira titre yaba yerekeranye n'ubutumwa n'umurimo, n'ubutumwa ntabwo yaba yerekeranye n'ubutagatifu. Iba yerekeranye n'ubutora afite, ubutumwa afite, amabanga ashinzwe, icyo abereyeho, ariko ntibivuga ko yabaye kanonize, ntibivuga ko yinjijwe mu rwego rw'abatagatifu. Aho kantu mwakumvise, ntabwo bivuga ko yinjijwe mu rwego rw'abatagatifu, ahubwo bivuga ko ubutumwa afite hari urwego buriho, kandi ubwo butumwa bukaba bufitiye akamaro abashaka bose kandi benshi. Ntekereza ko ngira ngo n'ubundi muri aya matitire yose andi yose umuntu ashobora kugenekereza, kuko hariho abantu bagenda bitiranwa, nyiricyubahiro Musenyeri ukumva na nyiricyubahiro Perezida wa Repubulika, wenda ni icyubahiro bahabwa kubera ubutumwa afite, bahabwa icyubahiro n'inshingano afite kubera abamutoye, bakwiye icyubahiro. Ariko iyo bijemo ubutungane n'ubutagatifu, ngira ngo nicyo kigora abanyantege nke kubyumva. Mu kanya rero nibyo ngiye kukwereka aho biri muri Bibiliya, niho ngiye kwerekana aho biri muri Bibiliya, ntimugire ngo nahibagiwe. Ariko ntimugire ngo nyiricyubahiro nyakubahwa n'uwashaka amatiku yavuga ngo icyubahiro ni icyande, hari ya ndirimbo ngo icyubahiro ni icyande ni icy'Imana, atabo ngabo se bijemo bite? None se niba uw'Imana yubashye kubera abaturage bamutoye, kuki nge ntamusuzugura? Kuki nge ntabaye we? Ntabwo yubashywe kubera ibiro byinshi afite, ahubwo yubashywe kubera za nshingano afite kandi zibereho le bien commun. Cyitwa le bien commun ni ibyiza rusange by'abantu, ineza rusange y'abantu. Reka rero nkomeze nani mu gusobanura
mvuga wa murongo, mwebwe ntimugatume babita mwigisha, natangiye mwigisha. Ariko mupeze amagambo, mwumve uburemere bw'amagambo, ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha ari umwe wenyine. Abandi ntibakanyite mwigisha, ni ukuvuga ngo sinkikuze numve ko ndi imbere y'abandi ko nabasize, ahubwo kunyita mwigisha ntibigira agaciro igihe ninjira mu murongo w'umwigisha w'ikirenga. Nicyo ijambo ry'Imana rishatse kuvuga. Kuba mwigisha wenda nimbewe n'inyuguti ntoya, ariko bigira agaciro ntabusanya, ahubwo mvuga rumwe na wa wundi umwigisha w'ikirenga. Ngo ikindi mukaba bavandimwe, dukomeze. Ku isi ntimukagira uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko umubyeyi mufite ari umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Kandi twabonye ngo urajye wubaha ababyeyi bawe. Rimwimuka isomo twa 20. Ahubwo ni ukuvuga ngo ububyeyi bwanyu ntibwinjire mu bubyeyi ndengakamere bw'Imana. Nikiri ijambo ry'Imana rishatse kuvuga. Ntibivuze ngo ntukite mama wawe mama, ntukite papa wawe papa. Oya da. Kandi mukanya Yesu avuga ngo Aba Data. Mukanya Yesu azatwigisha ati dawe uri mu ijuru. Mukanya muri Yohana 8 bazabaza wa wundi Yesu yahumuye wari warakumye ngo babyeyi, bazabaza babyeyi, uyu mwana koko yavutse ari impumyi? No muri Bibiliya bazabita ababyeyi. Yewe na Aburahamu bazamwita umubyeyi. Ariko ibi mutagira ngo ndimo kubihimba, reka mbasomeraho biri. Nibyo byiza. Ibyo byiza Basomeraho biri, muratangara aho noneho bagiye kuvuga ba fada, ba padre, mugatangara muti none se kuko birya birimo. Dusome muri Luka umutwe wa 16. Luka 16 umurongo wa 22 kugera kuri 31. Na hano harehera, ariko murajya mwumva ahantu bavuga padre, père, father, mubyeyi. None baravuga ati ahubwo bajya batwita ba padiri nyine. None se turi ababyeyi muri roho? None mwumva ukuntu hameze. Umukene rero aza gupfa, abamarayika bamushyikiriza Aburahamu. Umukungu nawe arapfa. Ubwo nimwibutsa aho hantu, umukungu arapfa, we baramuhamba. Ageze ikuzimu arahababarira cyane wa mukungu. Niko kubura amaso abonera kure Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Mwibuka Aburahamu ko yahawe umugisha, kandi ko abazamuvuga neza bazahabwa umugisha, abazamuvuga nabi bazavumwa. None se padre, father, mubyeyi ni bimwe. Muri Bibiliya mugiye mu Gifaransa mukajya mu Cyongereza muzasangamo hano ngo father, padre Abraham, mubyeyi Abraham. Ahubwo biratangaje. Uyu mukungu yibutse ko Aburahamu ari umubyeyi, yibuka ibitereko yasheshe, yibuka ko Aburahamu ari umubyeyi yageze muri apferi mu muriro utazima. Ntacyo birakiza, nicyo kibabaje. Hari ababura kutwita ba padiri tukiri kuri iyi si, nabo bakiri kuri iyi si ngo bitagatifuze. Ubutumwa bw'ubwo bupadiri bubagirira akamaro, ahubwo ugasanga nyuma y'ubuzima bagiye gutakamba ngo padiri kandi yarabinyegaga ari ku isi. Nagira nte atanije nabyanditse se ngibira. Nuko wa mukungu atera hejuru ati mubyeyi Aburahamu, mbabarira uhereze Lazaro akoze umutwe w'urutoki rwe mu mazi, maze aze ambobeze ku rurimi, kuko nazahajwe n'uyu muriro. Aburahamu aramusubiza, umva Aburahamu vrema ati mwana wanjye. Umve bamwise padre, father, noneho nawe arabyemeye ni padre, pere wabemera bose. Aravuga ati mwana wanjye. Iri jambo rekanyibutsa iyo umwepiskopi atanga ubupadiri cyangwa gukomezwa ati bana banjye nkunda. Nubwo yaba ari umwepiskopi ndusha imyaka, ariko hari n'abasaza bamuruta, aravuga ati bana banjye nkunda. Ko biri muri Bibiliya se turabihindura kubera ubutumwa afite ati mwana wanjye. Aburahamu yise wa mukungu ati mwana wanjye, mugira ngo yamubyaye ku mubiri. Ati mwana wanjye, ibuka ko wakize cyane ukiri kuri iyi si, nawe Lazaro akahagirira ibyago. Ubu rero yibereye hano mu byishimo, naho urababara. Ahubwo Aburahamu ababajwe n'uko umwana we muri roho arimo guhonyokera aho ngaho, barira aho ngaho, kandi ari umwana we vrema ataremeye ububyeyi bwa Aburahamu ngo yinjire mu butumwa bwa Aburahamu, yinjire mu muhamagaro no mu kwemera kwa Aburahamu. Mu yandi magambo, icyamuhannye ni uko atinjiye mu muhamagaro wa Aburahamu, mu bubyeyi ndengakamere bwa Aburahamu. No kuvuga ngo ukwemera kwa Aburahamu ntiyakugize ukwe. Kadukomeze ku murongo wa 26. Uretse n'ibyo,
hagati yacu namwe hari imanga nini. Ni ukuvuga ngo ntawava muri amferi mu muriro utazima wajye mu ijuru. Hari imanga nini ituma abashaka kuva hano bazaho batabishobora. Ntawe uri mu ijuru wajya mu muriro, kandi namwe ntimushobore kuva aho ngaho mu muriro ngo mudusange. Aho mu muriro n'ijya ukongeyeho ariko handitse ngo kandi namwe ntimushobore kuva aho muri ngo mudusange. Aho muri murumva harimo abandi, harimo abandi. Ntimushobore kuva aho muri ngo mudusange. Ni ijambo ry'Imana, tujye turisoma hariya Lupe uko ryanditse ku murongo 27. Mwumva ukuntu imeze. Ajya kongera kuvuga padiri. Umukungu arongera ati mubyeyi. Padiri, ahubwo padiri ni izina ryiza vuba. Ati mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data. Ni ukuvuga ngo afite papa we w'umubiri. Mwibuke, hari abafite ubwo bubyeyi butari ubw'umubiri, bafite ububyeyi bw'ukwemera. Ibi ntibyumvikana bavandimwe. Ernest, ntibirimo kumvikana. bikumvikana, icyo ntarumva turaza kukigeraho nyuma. Umukungu arongera ati mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data kuko mpafite abavandimwe 5. Agenda ababurire, ejo nabo batazaza aha hantu bubabare. Aburahamu aramusubiza ati bafite Musa n'abahanuzi ntibabumve. Undi ati oya mubyeyi Aburahamu, n'abazizi za mubyeyi ndumirwa ni nyinshi. Oya mubyeyi Aburahamu, ahubwo umwe mu bapfuye n'abasanga bazisubiraho. Aburahamu arongera aramusubiza ati niba batumva Musa n'abahanuzi naho hagira uzuka mu bapfuye ntibyabemeza. Ntabwo bakumva ububyeyi bw'umupadiri, ububyeyi bw'umwepiskopi, ububyeyi bwa papa, naho byagenda gute. Reka rero nkomeze nsome noneho muri 2 Corinthiens 4:7, ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 7. Si twe twiyamamaza, ahubwo twamamaza Nyagasani Yezu Kristo. Twebwe twiyiziho kuba turi abagaragu banyu tubigiriye Yezu. Kuko Imana yivugiye iti urumuri ntirwakire mu mwijima, niyo ubwayo yamurikiye mu mitima yacu ngo tumenye ikuzo ryayo ribengerana ku ruhanga rwa Kristo. Mu yandi magambo, papa, musenyeri, padiri, pasiteri, umushumba kanaka, mama kanaka, papa kanaka yamamaza ubujene bwe, ubupapa bwe, ububyeyi bwe, ubushumba, ntabwo ari byo yamamaza, ahubwo yamamaza Kristo wamuhaye ubutumwa. Sindimo kugenda noneho mvuga aho biri. Bituruka ku bubasha bw'Imana, byanditse mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 7, ngo ariko uwo mukiro tuwutwaye mu tubindi tumeneka ubusa, bigatuma bose babona ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana, aho kubwitirirwa. Mu yandi magambo, nyir'ubutungane ni ububasha bw'Imana butunganye buri muri we. Ubutumwa afite buratunganye, umurimo afite uratunganye, nawe ahubwo ahamagariwe kuwitwararikaho no kugenda ahamya ubwo butumwa afite. Reka nkomeze ku murongo wa 8. Baraduhutaza hirya no hino. Baraduhutaza kubera ko turi utweso tumeneka ubusa, bakajugunya, bakadukritika, bakadutuka, ariko ntidutembagara. Turagirijwe ariko tugatambuka. Turaburagizwa ariko ntidushyikirwa. Twatuwe hasi ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo kugira ngo n'ubuzima bwe bwigaragaze mu mibiri yacu. Nubwo turi bazima bwose, duhora tugabizwa urupfu. Ni ukuvuga turorohereye, turabanyantege, turaburagizwa, twatotezwa, twatukwa, ariko ubutumwa buhanitse buturimo burahambaye. Yitwa rero Saint Père, Holiness, His Holiness, nyir'ubutungane, kubera uwo murimo abereyeho, kubera uwo mukiro uhanitse abereyeho. Papa ashinzwe iki? Ashinzwe kwamamaza uwo mukiro wa Kristo, dukesha Kristo. Ashinzwe kuwurinda, ntabwo ari ukwamamaza gusa, hari ukwamamaza, kuwurinda no kuwuhamya. Si ibintu bitatu: kwamamaza umukiro uturuka kuri Kristo, kuwurinda ibyonnyi, no kuwuhamya mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko byose abumbira umuryango w'Imana mu bumwe. Utise birihe? Mwibuke Petero na Yohana igeze kubivuga nsobanura Kiliziya, birukanka bajya kumva. Yohana akagerayo mbere ariko agategereza si we winjiye. Yategereje Petero. Petero aje niwe winjiye. Petero niwe winjiye mu mva, Yohana ngo aremera. Ni Petero utangaza, niwe nyambere mu gutangaza izuka. Yewe hari naho yavuze ati Petero nguhaye imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaboha munsi kizaba kiboswe burundu no mu ijuru,
icyo uzabohora kizaba kibohowe no mu ijuru. Ibyo ntabwo ari njye ndabivuze, murazi ko biri muri Bibiliya. Niba hari ikindi kibazo rero mwambaza kugira ngo tugende tugana ku musozo, twihaye intego yo kutarenza isaha wenda n'utundi tunota dukeya. Yego. Iryo wenda ya nyir'ubutungane izina riganisha ku muhamagaro. Umuhamagaro ariko n'ubutumwa. N'ubutumwa. Wenda nka iyo uvuze Monseigneur. Monseigneur kanaka. Tubishyize mu Kinyarwanda sinzi uko niba ari Imana yanjye sinzi uko twabyita. Ni Nyagasani. Ni Nyagasani. Dushyize mu Kinyarwanda twavuga Seigneur, ni nko kuvuga Nyagasani wanjye. Nyagasani wanjye. Tugiye mbese mu Kinyarwanda literal. Noneho iryo zina ryo ryaba riri mu yihe kategori muri yayandi? Nahoze mvuga nti amazina ajyana n'ubutumwa n'umuhamagaro. Mwari muzi ko nka buriya bwana mu Giswahili bwana ari Nyagasani. Mwari mubizi bwana utuhurumiye, Nyagasani tubabarire. Mwari muzi ko umwami Monsieur na Monsieur ni kimwe, Monsieur Nyagasani, Monsieur Emmanuel, namwe muri ba Monsieur cyangwa Monseigneur ni kimwe witaga Nyagasani subize no mu Kinyarwanda. Nose umwami ntuzi ko bamwitaga Nyagasani. Ubwo ikibazo rero ni ukumenya ijambo Nyagasani icyo bivuze. Dukomeze nubwo ndimo kugira ngo mbasobanurire. Nyagasani ntuzi ko umwami bamwitaga Mwimanyi. Kwimana igihe bajyaga ku rugamba, nk'abantu nk'umubyeyi yaba afite umwana ku rugamba, abantu bahunga se, wafata nk'akana bagashyira gutya mu gituza. Seigneur, Monseigneur, ni ukuvuga ngo nyimana ungumishe mu cyerekezo cy'uwo naremewe. Nyimana kwimana ntabwo ari ukunyima ibintu, mu byumve neza, sinzi n'icyo Kinyarwanda mu cyo. Ntabwo ari ukuvuga ngo mbere ubugugu, oya nono, ahubwo ni ukuvuga ngo ukwanga kuba umwanzi ntaguhe umwanzi. Voilà. Wintererana ngo ibitwoshya n'ibiki binjyane, ntuduterane mu bitwoshya. Mbera Seigneur, uzi ko jambo Dawudi mu ijuru, mbera Seigneur, ntunterane mu bitwoshya, ahubwo nangiye gutana rwose, tabara bwangu, ntureke mfapfana. No kwita umuntu Monsieur, ubwo turimo muri linguistique. No kwita umuntu Monsieur no kuvuga ngo Monsieur le Président, Monsieur wenda wa Perezida wa koperative runaka. Ni ukuvuga ngo nyimana kugira ngo muri iyi koperative ngumemo ndi muzima, muri ambiance murimo kuvuga, muri icyo kintu murimo kuvuga. Niba mwise Monsieur kanaka, papa kanaka, nuko nyimana nanyu nsabira umbe hafi kugira ngo ubwo bubyeyi mbugumemo ndi muzima. Niyo mpamvu ura mu misa iyo gihe tuvuze ngo nemere imbere y'Imana ishobora byose, tugira ngo n'imbere yanyu bavandimwe, kugira ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Ni ukuvuga ngo nawe kuba waje mu misa, kora ku buryo mbabarirwa. Wakoze kuza kuko nawe Imana yagukoresha ngo mbabarirwe gusabire. Ntabwo tuba intercede, ntabwo dutakambirwa n'abageze mu ijuru gusa, umubyeyi Bikira Mariya, abamarayika n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe mwahuye, mutanga agasanzu kanyu mbabarirwe, nanjye ntanga kanyu babarirwe, twese habe icyo bita sentoni na symbiose. Unyuzuze nkuzuze, maze Imana ishobora byose tubabarire, duture iki gitambo cy'Ukaristiya twese dufite umutima usukuye. Murumva aya magambo? Ni ukuvuga ngo gusiba misa udafite impamvu ikomeye, utarwaye, ubu urimo kunyimisha imbabazi, ni uko Imana yiyeranje igakoresha abandi wenda bake baje, ariko ibyo bumpemukiye. Ubwo ntabwo umuntu aba akubereye Nyagasani, ntabwo aba akubereye Umwimana. Ntabwo uba ushaka kunyimana, uba umpemukiye. Reka rero tugane ku musozo. Ngiye gusoma umurongo kwa Luka, umutwe wa 22:31. 22, Luka 22:31. Nuko Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, wibuke ko Simoni ari Petero, papa wa mbere, dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye. Aya magambo arakomeye. Ariko nagusabiye kugira ngo kwemera kwawe kudatezuka.
nawe rero numara kwisubiraho uzakomeza abavandimwe bawe. Aya magambo donc Petero papa ntago asabirwa gusa n'abantu banjye b'abanyantege nkeya ba mwebwe, ahubwo Yezu ubwe. Mwumva hari muri hake Yezu yavuze ati nagusabiye. C'est très dur, birakomeye. Nuko Yezu abwira Simoni, Simoni, mwumva yasubiyemo izina kabiri, dore Sekibi. Dore Sekibi akangaranywa n'ubutumwa ugiye guhabwa. Yaramaze kuvuga ati kuri urwo rutare nzogaho kiliziya yanjye. Ubutumwa bwawe buraremereye. Nubwo ikirenga twabisomye mu Banyakorinto, ariko ubutwaye uri nk'akeso kameneka ubusa, nk'akabindi kajanjaguka ubusa, ariko nagusabiye. Yezu Kristo ni ukuvuga ngo abaho asabira papa, nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka, kugira ngo uhagarare ukomere. Ariko rero numara kwisubiraho ni ukuvuga ngo na papa ni umunyantege nke, yagwa yajijwe. Ahantu murahumvise, numara kwisubiraho, niyo ukomeje gusoma hano uzasanga mu kanya gato Petero amwihakana, ariko nyuma numara kwisubiraho amaze gusuka yamarira, Yezu Kristo azahita amubwira kwa Yohane 21. Songeze bamaze kurya, Yezu abaza Simoni ati ubu yarazutse, Simoni mwene Yohane, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye, ragira bose. Yezu yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yohane, urankunda? Petero aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu ati ragira intama zanjye. Bwa mbere aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye, abanyantege nke banjye. Ubwa kabiri aramubwira ati ragira none intama zanjye, n'abakuru, avuze abahagaze, abafite agatege, abafite. Yezu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ni nkaho Petero yasubira ati uzi byose, uzi igipimo ngukundaho, uzi byose, uzi ko ndakeso kameneka ubusa, nubwo wanshinze amabanga akomeye. Ati rero ragira intama zanjye. Muri Matayo 16:19 nguhaye imfunguzo z'ingoma y'ijuru bana. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Mu yandi magambo, tutanasabiye papa, Yezu iyo na assurance, insurance, iravuga ati ndagusabira. Numara kudandabirana umaze kunyihakana, isakibitse, nzi kurisubiraho, ariko uzahita ukomeza abavandimwe bawe mu kwemera. Naha nasozereza rero, nasoza mvuga nti kwita abacu, papa, mama, umuvandimwe, nyakubahwa, nyiricyubahiro, bwana, madamu, monsieur, mwarimu, mwigisha, profeseri, muganga. Ese mugira ngo muganga, kumwita muganga byarabikwiye, avura indwara zose, ntabamucika se ntabapfa. Ntabamucika, ariko kubera yabyize akagira ubwo butumwa, akagira uwo murimo, tumwita muganga. Nose nitugira tuti kanaka nafandi, kandi hari abamurusha amapeti, kandi hari n'abamutsinda ku rugamba, hari amazina butumwa, ariko byose bikajya mu kuba dufite twese agashashi k'ubwiza bw'Imana tugomba kwitirirwa, tugomba gukuza, kandi kakaduhuza, kakadutera ishema ko Imana yaduhaye ku bwiza bwayo. Ikindi tugaterwa ishema nuko nubwo twese twifitemo agashashi k'ubwiza bw'Imana, hari n'abahabwa ubutumwa bwihariye tugomba kububahira, ariko tukanabasabira. Ntabwo ari icyubahiro cyo gupfukama ngo tubandagaririye, ni icyubahiro kubera ubutumwa bashinzwe, ndetse no kugira ngo tubunganire kandi tubabe hafi, tubasabira. Hakaba n'abafite ubutumwa bw'ikirenga nka papa n'abepiskopi, aho Yezu wavuga ati nagusabiye, ndagusabira. Ni ukuvuga nitutanamusabira, Yezu we yarabyivugiye, maze kubisoma rwose, kandi usoma Bibiliya neza akayisesengura arabyumva. Kwita abasaseredoti ba padiri, twumvise na Aburahamu, wa mukungu si uko yari yarabyawe na Aburahamu ku mubiri, ariko nyamara yamwise padiri, amwita fada, bitaranamugirira akamaro, byararangiye. Nicyo kibabaje. Nicyo kibabaje vraiment, kuba umuntu yarokonese, yakwemera ko yari papa, yakwemera ko uri ari umwepiskopi, yakwemera ko uri yari nyakubahwa kanaka kubera ubutumwa afite, akabyemera byararangiye.
n'ibyo ngibyo bitaramugirira akamaro byararangiye ntacyo bikivuga. byararangiye. Padiri, akabazo k'amatsiko. Son eminence mu kinyarwanda umuntu yavuga ko rinjya numva bamwe bavuga ngo ni nyirikuzo. Bon, son eminence wenda bagita cardinal, ntabwo ari ikuzo byo kuvuga ngo arasingizwa arasengwa, no, oya, ahubwo ni umujyanama wa papa, mbese ari mu bibanze bagira inama papa kandi batumikira papa kubera ubwo butumwa. Tugenekereje mu kinyarwanda tubyumva nabi, eminence ni ikuzo, ishema ry'ikirenga, ariko ntabwo ari ishema ry'ikirenga byo kuba ari ibyubahiro by'iyi si, ahubwo ni ukuba agomba gusenga cyane kandi agahora ahangayikishijwe n'ikiza cyateza imbere kiliziya no kuba hafi ya papa no kumugira inama. Twasoza n'isengesho kugira ngo tutarenza cyane amasaha. Nyagasani, ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho, kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani Yezu Kristo, ubu n'iteka ryose. Amazina dufite, ibyitwa titre waduhaye Nyagasani, ni ukubera wowe. Byose bishyitsa ku bwami bwawe, ku ikuzo ryawe, ku cyubahiro cyawe, kuko ari wowe nyagushengererwa, nyakubahwa, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutungane, papa, impuhwe, urukundo, umunezero, ubutabera n'amahoro, byose ni wowe Nyagasani. Naho twebwe iyo tukumviye twinjira muri uwo murongo wawe, kuko udushinga ubutumwa bwo kunga abantu no kubatagatifuza, tukakubera ibiganza, tukakubera mikoro irangurura, nk'uko Yohani Batista yavuze ngo ngewe ndi ijwi ry'uvugira mu butayu, ntigeze avuga ngo ndi ijambo, ni wowe jambo Yezu Kristo. Twebwe icyo dukora ni ukurangurura, tuvuga ibyawe, tubibwira abawe. Wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri, murakoze. Murakoze nawe.